Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda Cardinal Antoine Kambanda kuri wa gatandatu tariki ya 23 Kuboza yasangiye Noheli n'abana b'idiyosezi anabifuriza kuzagira umwaka mushya mwiza. Ni ibirori byabereye muri paruwasi ya Kicukiro bibimburirwa n'igitambo cy'Ukaristiya ndetse bisozwa n'ubusabane. Nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda yibukije abana ko bahamagariwe kwemera no kwizera Imana ibakunda ndetse bagakomeza kwitegura Noheli batirengagije imitima yabo ahanini usanga yarandujwe n'icyaha. Bana rero natwe duhamagariwe kwemera Imana no kuyizera. Murabyumva? Imana irabakunda, murabizi. Musubiremo muti Imana iradukunda mwese. Imana iradukunda cyane. Twizere urukundo rwayo. Ibi rero bizatuma mukura muri abana bishimye, bubaha Imana, bubaha abavandimwe, bubaha ababyeyi, bubaha abarezi, namwe muzahore muri abana bishimye, muvemo abantu bakuru b'ingirakamaro. Nicyo tubifuriza kandi nicyo tubasabira. Mwitegure neza Noheli tugaragariza ukuntu Imana yadukunze. Amatara meza hirya no hino mu mujyi murayabona, imitako ya Noheli no mu rugo, indabo n'imitako ya Noheli, amatara, ibiti bya Noheli, ibirugu. Mu rugo mwamaze kubaka ibirugu, ariko Yezu aza mu mitima yacu. Ahandi tugomba gusukura ni imitima yacu. Imitima yacu tuyisukuramwe iki? Umwanda wo mu mutima n'uwuhe? Niki? Ni icyaha. Nyiricyubahiro Musenyeri na Kireti Mwumva neza umushumba wa Diyosezi Gatolika ya Nyundo warunagaragiwe n'abana 334 b'idiyosezi, we yavuze ko abana bafitanye isano yihariye na Yezu ndetse na Kiliziya ikabibakunda. Noheli ni umunsi wihariye w'abana, ni umunsi w'abakristo bose muri rusange, ariko ku bana bibara akarusho. Ni nayo mpamvu mu madiyosezi hafi ya yose mu Rwanda rwacu, ariko n'andi ku isi biraba, dusogongeza Noheli imbere y'abakuru, akaba Noheli y'abana mbere yabo. Ni ukubera ko bana bacu tuzirikana isano yihariye mufitanye na Yesu. Murayizi? Yesu yabwiye icyo abigishwa be, mureke abana bansange. Reka mbone mbabwire ko Kiliziya bakunda. By'umwihariko Kiliziya mu Rwanda irabakunda. Agiye gushira imyaka 2 mu nama y'Episkopi Gatolika hano mu Rwanda, dushyizeho komisiyo yihariye ishinzwe ikenerabushyo ry'abana. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikurire no kurengera abana Madame Ingabire Asumuta yagize ibyo asaba abana kuzirinda muri ibi bihe by'ibiruhuko ndetse nakangurira ababyeyi gukomeza kwita ku nshingano zabo uko bikwiye. Twagira ngo rero muri iki gihe cy'ibiruhuko tugire icyo dusaba abana, tubabwire yego turi kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, ariko hashobora kubamo ibintu byinshi bituma imikurire yanyu itagenda neza ku nzozi zanyu ndetse n'intego zanyu nk'ibyo tubifuriza nk'igihugu. Aha twavuga nko guhugira cyane mu bikoresho by'ikoranabuhanga, kuri telefone, kuri televiziyo, za mudasobwa. Murabizi ko muri iyi minsi turi mu bukangurambaga tuvuga ngo tunywe resi, ariko twebwe nk'abantu bashinzwe abana turavuga ngo inzoga si iz'abato. Soze nongera kubwira babyeyi turi kumwe hano uyu munsi, umugisha mwabonye wo kurera ni mwiza, mwongereho muzirikane ko kwita ku bana Imana yabahaye ari n'ikintu iyo tutabikoze neza twabazwa n'Imana. Tubifate nk'inshingano ikomeye. Bamwe mu bana bari bitabiriye ibi birori bavuze ko uyu munsi ufite byinshi wabasigiye birimo no gukundana hagati yabo nka Yezu no kwiyambaza Imana. Nk'umwana uhagarariye abandi byari byiza pe kwakira Karidinali na Musenyeri wa Diyosezi ya Nyundo, byari byishimo, twamwakiriye twishimye ndetse dusigiye n'impamba ihambaye yuko tugomba kumvira ababyeyi bacu. Byari ibintu bishimishije cyane, bikaba biduha imbaraga z'uko
mu bintu byose dukora tugomba gukurikiza urugero rwa Yesu ko nawe yabaye umwana. Biraduha imbaraga z'uko mu bikorwa byose twari turimo gukora tugomba kwiyambaza Imana. Nuko hagati yacu twese tugomba kugira urukundo, amahoro kandi tugafashanya hagati yacu muri bagenzi bacu. Nyuma y'ibi birori abana bahawe ubutumwa bw'umuririmbyi w'inyenyeri buzasozwa ku munsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ikaba yagiraga iti twaje kumuramya. Abana Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Paruwasi ya Kicukiro, muri ARKIDIYOSEZI ya Kigali.